impamvu iyo washonje cyane Imana ikagutabarira kugaburira waba warambaye ubusa cyane ikakwambika ukambara congo muri nibature ugatebeza nyuma ya saa sita. None rero Imana idushyira mu ishuri ry'ubuzima, twaraburaye twarabwiriwe twambaye ubusa, ngera ku rwego rwo kugurisha Bibiliya, mbura n'ikariso yo kwambara, madama ntizi ikariso, mbura indezo yo guhekamo umwana n'umuntu w'umugabo w'imfura, wambwose madama yagutije ikariso, ikote nambaraga bagushamo indezo. Tukiri aho ngaho washoboye kwambara ikariso ya madama? Narayambaye banini nyipfundika hano, mpimbaje Imana kirapfunduka, mbyina ntandaraje wagira ngo ni kumwuka ntegetse kubyina mu rusengero. Ubwo se wayifashe gute? Waramubwira ati madamu ntizi ikariso? Yambwiye ni ntizi ikariso, arayemeza. Uyikubitamo? Ndayambara biba nini ndayipfundika. Ugeze ahantu bararirimba? Nageze mu rusengero iwacu duhimbaza Imana, nafashwa ndibagirwa ndabyina kirapfunduka igikariso kwera ubunini. Noneho mbyina nandaje ndi kwigwagaza kugira ngo kidatendera mu matara. Ngiriwe amahirwe wari uyoboye gahunda aravuga ati dusenge, tukiri muri amavuta yo guhimbaza Imana dusenge, wahumirije nkizamuriramo. Tubaye ikaze kuri Rwanda Top News. Uyu ni umwanya mwiza, reka mbasuze mbabwira ngo amahoro. Ngiye nitwa Fideli Abimana, watangira twibwira. Amazina yanjye nitwa Ntamugabo umwe Adrie. Ntamugabo umwe Adrie. Ari ku izina rya Mutoka Mbale. Mutoka Mbale. Na amazina y'igiswahili umuntu adashobora guhita yumva ako kanya. Wari umaze kutubwira ngo ni ku izina rya Mutoka Mbale. Mutoka Mbale, kutoka Mbale. Kuri iryo zina ndagira ngo umuntu ahibaza ni izina ry'ababyeyi cyangwa nagasirino. Ubundi ababyeyi banyise Ntamugabo umwe Adrie, abantu ubwabo banyita Mutoka Mbale. Ni igiswahili risobanura mvuye kuri. Impamvu barinyise ntaramenya Yesu, ntarakizwa, nanywagura umujyi mu mujyi wa Kigali ndefiriza, nakore narayinyweye, Imana imagakiza, baravuga ngo umuntu avuye kuri, bahita barishyira mu giswahili Mutoka Mbale. Asa umuntu wanyoye ko ubwo ushobora kwihangana ukicara utanagakumbuye? Naviriyo rimwe. Imyaka yari gushyika 14 n'igice. Ubukore wayisimbuza amata? Hari akantu nigeze mvuga ahubwo kavuga ngo iyo Uwiteka aguteye iteka, aguha icyayi kigacyaba bisha, yaguha igikoma kigakoma abadayimoni, yaguha amata ukabya amatama n'amatayi, ahindura igisura kuba igisusa, gitamisa ahindura imiribwa. Iyo yaguteye iteka bagutekera ifiti mu mibyizi. Impamvu navuze ifiriti mu mibyizi, mvuka mu karere ka Ngororero mu giturage, twaryaga ifiriti rimwe nko mu mwaka, kuri bonani, kuri noheli, none dusigaye tuyirya no mu mibyizi. Hari akantu uvuze ngo ko ku gikoma ngo wite ngo igikoma gikoma abadayimoni, ni kibakoma mu buhe buryo? Impamvu navuze ngo gikoma abadayimoni, buriya urugo rurimo abana ntabwo haburamo igikoma. Kubera ko gukoma hari igihe umuntu abyumva. Gikoma abadayimoni bitwa bwake, gikoma abadayimoni bita bucurama imisatsi, zari umwana wanyweshisha cyangwa sosoma. Ngo ku mata ngo tubyibuha amata. Umuntu wanyweye amata agira isura nziza akanabyibuha, agubwa neza. Ariko hari akantu ako karatanga byo kumva ngo Uwiteka iyo agutabaye ngo byibuha amatama ukabyibuha n'amatayi. Ubwo byo yatanze amata, amatama n'amatayi. Nkanjye mbere napimaga ibiro 47, kandi ndi umugabo mbyaye rimwe. Urabona ko Rwanda Revenue na autorite bitangiye kuza, ndavuga inda n'igikana, nanyweye amata, nari ifiriti. Ngira ngo biragaragara. Ifiriti usigaye yirya iminsi yose, arakana nako ugeze kuvuga ko ntabwo navuga ni iminsi yose igihe nyishakiye, kuko nyiri umutwe nyogosha ashaka niyo bamwogosha. Buri muntu n'uburenganzira. Ngo Uwiteka gutabaye ngo ifiriti muyirya no mu mibyizi barayirya. Ubu urayiteka iwawe mu mibyizi mu ry'ifiriti igihe tubishakiye. Akoze wenda dufata amasogonda make wavuye he utaryaga iyo firiti, ubu ngubu ugeza he ushobora kuyirya? Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo. Murakoze. Harimo avuga uti wenda umugabo wibanda mu biryo. Impamvu iyo washonje cyane
imana ikagutabarira kugaburira waba warambaye ubusa cyane ikakwambika ukambara congo muri nibature ugatebeza nyuma ya saa sita ni ukuvuga ngo ahantu navuye nagiye mu mujyi wa Kigali ntabasha kwikorera ijerekani ndi mutoya cyane ngeze i Kigali Nyabugogo abantu batudora umwana uvuye mu ntara mu cyaro biba bitugaragaraho usibye ko igihugu cyose cyabaye umujyi hasigaye hari n'amashanyarazi ariko kera rwose byaragaragaraga banyitegereje afata aba bana bari kuza mu mujyi ari batoya wari abafundi n'abayede nabo batuma ubugari buhenda ubundi buje kumara iki natangiye rero natangiye mu buzima bwo gucumbikisha ahantu narebye abantu b'iwacu ahantu babaga muri Sahara barancumbikira haza umuntu arafata ngiye kukurangira ahantu akazi ko mu rugo ubu umwana wahaba bakwirerere banjyanye ahantu batidora umwana wavuye mu giturage barambwira ati tuzatuguhemba 2,500 ku kwezi banyigisha uko bateka banyigisha uko bakoropa bari ufite imyaka ingahe nandi mu myaka 15 ariko narakuriyemo navuga kugwingira kubera imibereho mibi yo mu giturage bibaho narikoreye udutebo wari waragwingiye kubera imirire mibi se imibereho mibi ubu mu giturage aho ngaho icyo gihe waryaga kangahe ku munsi nararyaga ibaze umubyeyi yavaga gukura ibijumba icyambere nkaba ndagifashe kitanaronze nkagiye Kenya sindware n'inzoka mviyo mibereho kurya washobora kurya kangahe ku munsi naryaga mu gitondo kukigaragara nuko uvuga ko wababaye mu naryaga mu gitondo ibyaraye nk'umwana wo mu giturage saa sita nkarya na nimugoroba ubwo se ntiwari ufite iyo reveni kubera ko n'utoyoka mu nda ntiwari ufite iyo ntabwo byabura nawe urubyumva nagwingiriyemo 16 urumva nabasha kwikorera ijerekani reka twinjire noneho ku buzima bwo busa nk'ubukarishye muri Kigali noneho kuri iyo myaka 15 noneho rero akazi ko mu rugo nkakoze banyigisha nk'ibyumweru 3 nari mbimenye ntangiye wenda gukoropa no guteka bikeya bimwe ntago ari byose ntavuga ngo byose nari mbizi baranyigisha neza maze iyo nk'amezi 2 maze kubimenya ndabwira ngo banyongeze si turakongeza ubundi ushoboye iki kandi nabonaga mbishoboye mitamvayo nsanga abana ku muhanda bari kunywa itabi batangira kunyigisha bati n'umururu twinjiyemo ndanyweye urumogi nkajya ntungwa n'ibisheke byabaga mu kibaya epfo kwa Didi bakoragamo isukari nibwo natangiye nk'urumogi nibwo natangiye ndefiriza nibwo natangiye nkwa kori nibwo natangiye ndara mu kiraro nibwo natangiye ndara mu bizu by'ibitangire mba mayibobo ndi muri ubwo buzima rero nibwo numvishe ijwi rimbwira ngo ugomba kujya mu barokore ugakizwa ukakirese umwami n'umukiza ijwi uryumva hehe ijwi ry'umuntu ntarimo no kureba kuri radio se oya ni ijwi ryaturutse iyo ngiyo mu ijuru ijwi ry'umuntu ntabona ntambwira ngo ugomba kuva muri ibyo urimo ugakizwa ukaba umurokore kandi nkaba ndi umuntu wangaga abarokore nabangiraga ibintu bibiri kuno dusengera rimwe tuvuga icya kabiri kuno buzura umwuka wera nava ngo barititiza njye nabitaga n'abasazi ariko ijwi rirambwira ngo ugomba kujya muri abo banga rindangira n'urusengero njya iryo jwi mu by'ukuri hari ukuntu ijwi rivuga nyine hari ukuntu ijwi rivuga ukaryumva nk'ahangaha cyangwa ukaryumvira ahangaha cyangwa ukaryumvira ahangaha cyangwa ukaryumvira ahangaha uruhande rwe rwose waryumviye he numvishe rirangurura mu matwi yanjye kandi abo twari turi kumwe ntibaryumva nabaje ni ijwi numvishe mararyumvishe tereka ninjye waryumvishe njyenyine kuri mutokambari kuri mutokambari rindangira urusengero njyamo rero mu rwanda yitwa Kabeza ngezeyo rero babwiriza ijambo rivuga ngo uva muri Egiputa nayikuvemo babwirije Egiputa nayikuvemo barabwirije ndafashwa rwose numva arimo no kujya bandondoreramo avuga ibintu byanjye bamagaye bihana ndihana rero maze kwihana maze gukizwa natangiye ndara n'ubundi muzi by'ibitangire mfata agafuka nkajya njya mu bishingwe by'abakire puberi ushakamo inyumu injyamani ngurisha ibyo byuma nkaguramo ubugari bwo bwaguraga make
noneho rero najya gusenga Imana ikambwira ngo nzakuzamura, nzakwambika, nzakugirira neza, ikambwira ati uziyarurira, uzihaganyura, uzatebeza, uzambara, uzabaho. Imana ivuze kwihaganyura ni akanyama. Ibimbwiye rero ndavuga ni ubwo Imana ivuze izanabisohoza. Nageze ku rwego umuntu afata supanete akajya gutega ikintu bita urucundura, kuzirika supanete ku itiyo y'umukire. Noneho iyo umukozi wo mu rugo wogeje ibyombo, hari urukoko rw'umuceri, amagufwa, ibishishwa by'imineke, acuburamo no muri ya tiyo ngo ba supanete ikabiyungura kuko iba iri kunagana. Warangiza ku mugoroba ukagenda ukagiterura, ugakuramo ibishishwa by'imineke, ugakuramo ibintu by'amagufwa, ukabisengera, ubundi inzoka ikakira ngo amina. Ni ukuvuga ngo ku ngo z'abakire amatiyo asohora amazi mu nzu n'imyanda niho wategaga supanete kugira ngo mbone icyo ndya. Niyo mpamvu rero mbabwiye ngo Uwiteka ukoreye icyumutse. Abantu baduteze amatwi, abantu bari kutwumva aka kanya, abantu bazareba iki kiganiro, ntabwo ari ukwibanda mu biryo. Iyo washonje cyane Imana yakugaburira, aho wakubitiwe nyine ubuhibuka, wakwambara ubusa Imana ikakwambika. Niyo mpamvu mvuze ibi bintu, ntabwo ari ukugira ngo dutinde mu biryo turi abantu b'abagabo. Noneho rero ndangije ndasenga Imana. Mu gusenga Imana umuntu umwe aza kunyitegereza avatiye umwana reka mwijyanire iwanjye. Nkimara gukizwa, yitwaga mama boyi watuye i Gahanga, akajya ngaburira, acuzaga inyama kwa Didi n'inyama nkarya. Mu mwana mu rugo akajya nangurira n'imyenda. Utangira kwihaganyura? Nanjye no kwihaganyura. None rero igihe kiragerejwe rirambwira ngo ry'Imana ryajwe, taho ujye iwanyu ku ivuko, mvuka ngo uronge iwacu, mfata isuka ndahinga, mbaho ngaho njya muri korari, ndasenga Imana irambwira ngo ibyo navuganye nawe nzabisohoza, ibyo nakubwiye ndi i Kigali imbwira n'ibindi. Iyo mpaye akazi k'izamira Rubavu, akazi ndagakora i Rubavu. Ariko wasimbutse kuri Mutokambare, iryo zina ni byinshi, izina Mutokambare ni rirerire, ni amateka maremare. Nari kubwira impamvu navuye kure. Nkoze akazi k'izamu niho navanye inzu y'amategura nasezeraniyemo, mbana n'Imana. Imana idushyira mu buzima njye na madamu. Sindavuga iby'ubu kuko byagenze, kuko ubukwe bwanjye nta nyama zari zirimo, twatamikanye igitoki njye na madamu. Noneho rero Imana idushyira mu ishuri ry'ubuzima, twaraburaye, twarabwiriwe, twambaye ubusa. Ngera ku rwego rwo kugurisha Bibiliya, mbura n'ikariso yo kwambara, madamu ntizi ikariso, mbura indezo yo guhekamo umwana ndi umuntu w'umugabo w'imfura. Wambwose madamu yagutije burisha ikote nambaraga, bakoshamo indezo. Tukiri aho ngaho, washoboye kwambara ikariso ya madamu? Narayambaye banini nyipfundika hano, mpimbaje Imana kirapfunduka, mbyina ntandaraje, wagira ngo ni ku mwuka ntegetse kubyina mu rusengero. Ubwo se wayifashe gute? Waramubwira ati madamu ntizi ikariso? Yambwiye ni ntizi ikariso, arayemeza. Uyikubitamo? Ndayambara, biba nini ndayipfundika. Ugeze ahantu bararirimba? Nageze mu rusengero iwacu, duhimbaza Imana, nafashwa ndibagirwa, ndabyina kirapfunduka igikariso kubera ubunini. Noneho mbyina ntandaje ndi kwigwagaza kugira ngo kidatendera mu matara. Ngiriwe amahirwe wari uyoboye gahunda, aravuga ati dusenge, tukiri muri amavuta yo guhimbaza Imana dusenge. Wawumirije nkizamuriramo ya kariso, urayizamura ongera ishinga neza, gucya mu ipantaro, rinda ngeraho nicara. Noneho rero nubwo nshubije inyuma, tuba muri iryo shuri, turakubitika, mbwira madamu ntituzatubwirirwa ku manywa, nimugora tujye gusura abantu, ibyo batugaburiye tubirarire, umva ubwo buzima. Ngiriwe amahirwe, Imana irambwira ngo rero ishuri wari urimo rirarangiye. Mu mugezi wo hepfo iwacu twa Nyahene abapfuyemo amabuye y'agaciro yitwa Korota, mbonamo akazi ndacukura. No mu murima wanjye wo ku nkengero y'umugezi habonekamo nkeya, ndazicukura n'abakozi, tukaba tuzigemura umugabo witwa Shuni
ahubwo ukaba Kangororero n'undi afite kontwari y'amabuye y'agaciro i Kigali ndamuzi mu ADPR Imana imugisha n'itoro y'inyitegereje ati Mungu arasenze yubaha Imana babansengeye ku bwarimu ihindura ubuzima mva mu mategura ishyiraho amabati 42 mu giturage ishyiramo umuriro ni inzu nziza irahari n'ubu yagiyemo umuriro Imana yambwira ngo imuka kugira ngo nsoze ibyo nagiye mvugana nawe ujye mu mujyi wa Musanze ngeze Musanze Imana itangira kumbwira amasezerano yo mu mujyi buri Imana iguha isezerano bitewe n'aho uri iyo uri mu giturage ivuga inka ivuga imirima yakunezeza cyane atene yawe izabyara 3 ako kantu tukagarukeho mukunda kuvugana n'Imana ngo hari amasezerano yo mu mujyi no mu giturage buri Imana iguha isezerano bitewe n'aho uri iyo uri mu cyaro akeshi hatwe twabaye abahinzi irakubwira iti nkwaye imirima nkuhaye inka ihene yawe izabyara 3 tugakoma amashyi kuko ibyo yambwiraga mu giturage si ibyo imbwira mu mujyi naho mu mujyi irakubwira iti mwana wanjye nkwaye bya bizu bita amande zose urahari Imana kadasize ifite igitwe hano ikindaha ikavuga amakaro amapave televiziyo flat na byajugi bivuga ngo ngaho ntabwo ishobora kukubwira ikiraro cy'inka umujyi nyamujyi ntiborora buriya Nyarutarama ya Kigali ntabwo wanyereka ikiraro cy'inka niba abankurikiye nimba ushaka isezerano rikomeye cyane tura mu mujyi nimba ushaka ibyoroheje jya mu cyaro kuko n'ubu utuye mu cyaro Imana izakubwira ngo mwana wanjye ngo haye inka n'ubu utuye mu mujyi Imana ikubwira ngo mwana wanjye ngo haye imodoka mbisubiremo iguha isezerano bitewe n'aho uri mu cyaro Imana ngo nguhaye igare none ariko mu mujyi Imana ikaguha imodoka cyane dukomeze yego none ngeze mu mujyi itangira kumbwira amasezerano mu mujyi itangira imbwira iti nkwaye inzu irimo umuriro inzu nziza irimo parafo inzu nziza irambwira ifite imireko ifite amatiyo kuko yarayishoje ifite imireko ifite amatiyo ibintu byinshi wavuze ubundi mutokambari wenda iryo zina ntabwo twarivuzeho cyane wavuze ko ari ry'abantu bakwise nyuma ubu noneho mutokambari wavuye muri ubwo buzima bubi ubu ngubu akamaze kurya ifiriti no mu mibyizi nawe urabibona n'amata rwose ndabona Iteka araguhaye amatama n'amata ndabona nabyo byaraje nk'uko wabivuze buri gitondo barayangemurira buri gitondo bakugemura amata urumva ko ibintu ubuzima amaze guhinduka uri umuvugabutumwa evangeliste rwose cyane kandi ubimazemo igihe kingana iki cyane mu rugero mu myaka 14 maze nkijejwe maze imyaka nk'ikenda mvuga ubutumwa hanyuma watubwiye ko uri umuvugabutumwa tugiye kwinjira noneho mu mwanya dufate iminota mike y'ijambo ry'Imana kubera ko kubivuga birumvikana ariko ntabwo tubizi neza niba uri umuvugabutumwa cyangwa se dushobora no kubyumva gutyo gusa dufata iminota igera nko muri 5 hano muri Rwanda Top News turayiguhaye utubwire ijambo ry'Imana kadusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere n'umurongo wa mbere turasoreza mu butumwa bw'Isuka bwanditswe na Luka igice cya mbere n'umurongo wa 2 kadusome mu izina rya Yesu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere n'umurongo wa mbere haranditswe ngo wahozeho uhereye mbere na mbere uwo twumvishe uwo twiboneye n'amaso yacu kandi uwo twiboneye n'amaso yacu kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho ari we jambo ry'ubugingo ubutumwa bw'Isuka bwanditswe na Luka igice cya mbere n'umurongo wa 2 haranditswe ngo nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira babyibonera ubwabo kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana amen ni ijambo nahaye intego ivuga ngo igihe kirageze ukavuga Imana wiboneye atari yo wumvanye abandi ijambo ratubwiye ngo wahozeho mbere na mbere uhereye kera kose uwo twumvishe uwo twagezeho tukibonera n'amaso yacu n'intoki zacu zikamukoraho niwe mbabwira uwo ni Yohana Luka nawe arandika aravuga ngo nk'uko twabibwiwe bigitangira n'abahamya batubanjirije
aribo bigisha b'ijambo ry'Imana. Aba bagabo urumva harimo ikinyuranyo. Yohana aramubonye, Luka aramwumvisha. Uyu Yohana ni izina risobanura ngo Imana yangira ubuntu cyangwa se ubuntu bw'Imana. Ari muri bane banditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Kandi buri wese yanditse akurikije uburyo yabonye Yesu. Uwitwa Matayo yitwaga Lewi, akora kuri duwani. Yesu amuhamagaye amwita Matayo, risobanura impano y'Imana. Yari umuyuda, yandikiye abayuda yerekana Yesu nk'icyana cy'intare, umwami. Uwitwa Mariko, risobanura inyundo, yandikira abaroma agaragaza Yesu nk'ikimasa, umukozi, umugaragu. Uwitwa Luka yari dogiteri, yari umugiriki, ntiyigeze wabana na Yesu, yize muri kaminuza yitwa Ikariso, yiga iby'ikiganga. Yanditse akurikije uburyo Yesu yabonye n'intumwa ze n'uburyo yaziyoboye. Yandikira abagiriki bene wabo, hamwe n'uwitwa Tofira wari guverineri w'intara y'Ubugiriki, ngo agaragaze Yesu nk'umuntu. Yohana rero, Yohana we yandikiye isi yose atarobanuye, agaragaza Yesu nk'ikizu, amugaragaza nk'Imana igira imbabazi. Aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana. Ntiyarobanuye abari bamaye bobo nkatwe, abari indaya, abari bisambo, ingegera n'imihirimbira, yahindura izina fa ko wamwizeye dinduka abana b'Imana. Ahera mu gice cyamba avuga ngo mbere na mbere hariho jambo wahoranye n'Imana, kandi yari Imana. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ageze mu nzandiko avuga ngo uhereye mbere na mbere, uwo twumvishe, uwo twiboneye, uwo twitegeje n'amaso yacu, intoki zacu zikamukoraho. Amuvuga neza kuko babanye. Amen. Uyu Yohana abati naramwiboneye azura umukobwa wa Yayiro. Abantu ntibemera bati yari muzima. Yesu atereka nkwereke. Ateza uburwayi witwaga Lazaro, wari inshuti ye. Ngo ararwara, araremba, yenda no gupfa. Yesu yajyaga asura kwa Lazaro, ndetse ngo akaryayo 3 mu cyumweru, niko abahanga bavuga. Yesu amaze kumuteza uburwayi arasibira. Bamutumaho ngo ukunda ararwaye kandi ararembye. Arabwira ngo iyo ndwara si yo kumwica, niyo guhesha Imana icyubahiro. Ngo bagera igihe apfa, banamushyingura. Ngo hashize iminsi 4, kuko aricyo gihe abayuda bajyaga mu kiriyo, habaye icyitwa ikiriyo. Yesu abwira abigisha ati muze tujya gukangura inshuti yacu Lazaro irasinziriye. Baramubwira bati bushize wagiye bagutera amabuye, none usubiyeyo. Umwe muri atereka tugende dupfane nawe. Icyo nkundira Yesu, aza ku munsi w'ikiriyo, bose bateranye, ba Muyomba bahari, ba Marene bahari, ba Tantine bahari, n'inshuti zihari, nabo warwaye ntibakugemure nabo mu Burayi baje. Akabikora bahari. Ngo hageze mushiki wa Lazaro amwikubise imbere ati jya baruri hano, musaza wacu ntago aba yapfuye. Yesu ati nimunyereka aho mwamushize. Bati ho yaranuka. Aho binukiye Yesu warabishobora, nahatabarira. Arabwira ati mwamushinguye, ati ngaha. Mwamushinguye mute? Twafashe urutare turawukorogoshora, dusizikamo umurambo we, tugereka urundi rutare. Arabwira ati nimuvane ngo rutare. Barukuraho. Ngo arangije arapfukama, arararama, atumbira mu ijuru. Aravuga ngo data, nzi kusanzwe unyumvira. Mu kwa mbere aranyumvira, kwa kabiri aranyumvira, kwa gatatu aranyumvira, naho aranyumvira. Akurura ikintu bita icyizere cyasi. Amuha icyizere, ahereza Imana icyizere. Icyo bita kugira Imana icyizere. Areba ngo ntubikorere ku bwanjye, wowe ubikorere ku bw'aba bantu bangose. Hari abantu Bibiliya buri izina bo ubwabo ibita babandi. Niyo usomye Bibiliya akubwira ngo tumaze gukira, tumenya ko icyo kigwa cyitwa Merita mu gitabo cy'ibyakozwe n'umuca ibice 28. Bene igihugu baducana umuriro n'imwe, kuko ari mu gihe cy'imvura. Ngo nuko Paulo akusanya umuganda w'inka, inciri iturukamo iramuruma ku gikonjo. Bene igihugu ngo bamwitegereje, bavuga ngo uyu muntu nubwo akiza inyanja zacirwa kibere, iyi nzoka nimukunda kubaho. Ngo arangije akunkumurira icyo gikururuka mu muriro. Ngo babandi bamwe birayita abandi yaburi izina, bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Ngo bamara umwanya munini cyane babitegereje, barahindura bati ni Imana. Hari abantu Bibiliya buri amazina,
babandi babanyamagambo babarozi babanyamujinya babagome babagambanyi. Yesu arabati rero ntubikore ku bwanjye ubikore ku bwabo babandi bango se batemera yuko wantumye, batemera yuko ndi umwana wawe, batemera yuko ndi kumwe nawe. Ngo arangije arahamagara ati Lazaro, ngo ari wapfuye arazuka, ngazuka hambiriye. Yesu ati ni mwe mwamuboshye ni mumuhambure. Baramuhambura. Ngo bamaze kumuhambura umugore umwe baraje ari kuri ati databuja ngwino ujye guhamagara n'ubiwanjye manza nabarutse kumushyingura ari muzima. Yesu ati gahunda yari nzanye ni Lazaro. Mbonera kubabwira ko abantu bafitanye gahunda na Yesu, Yesu aje kubagirira neza. Amina, Imana ishimwe. Yohana ati nari mpari azura Lazaro. Arongera ati nari mpari ahaza abagabo 5,000 abagore n'abana batari barimo. Arabati bafashe udufi tubiri n'udutsima 5 badusengera ari udufi tubiri badusengera ari udutsima 5. Arabanga ibanga ryari riri mu kumanyura, baramanyuraga ntibishire, bicaza abantu baramanyagura. Ibanga ryari mu kumanyura basigaza inkangara 12. Iyi Imana iguhira guhata ntabwo iguhana iby'umunsi umwe gusa, uranasagura. Imana ishimwe cyane. Amen. Yohana ati nari mpari. Arabati nari mpari ku kidendezi cy'ipeta sida. Akiza umurwayi wari umaze imyaka 38. Nta murwaza yari afite. Yesu aramubwira ngo ikora uburi bwawe utahe. Ako kanya arakira. Yohana ati nari mpari. Abatara handi namubonye ku nyanja ya Tiberiya. Twaraye ijoro turoba bucya nta n'urusambaza. Ahageze abati banange murashonje. Abwira Simoni Petero umukigo w'amajyaruguru ya Isiraheli uvuka amazirote barwanishaga inkota. Aramubwira ati fata urucundura rwawe ujugunye muhengeri urobe. Ngo Simoni Petero bati databuja twakesheje ijoro dukora cyane. Icyo ni icyambere. Kabiri uyu mwuga tumazemo imyaka 15 turabahanga. Gatatu mu muco w'Abayuda baraberekeza ibumoso, none uravuze onerekeza uburyo. Kane aya masasa yo kuroba umuseke watambize arangije arigarura avuga ngo kuko bivuze. Haleluya, reka mbikore. Ngo ajugunye iburyo bw'Imana kuko bivuze, ajugunye mu cyerekezo cy'Imana. Ngo afata ifi nyinshi cyane incundura zabo zenda gucika. Iyo Yesu avuze ngorora nawe wakorora imbeba za kizungu simbirige zabyara ifamu y'inka. Iyo Yesu avuze ngo curuza nawe washora desa y'ibiceri ari ubivuze abyara amangazini uko yavuze. Niba aravuganye nawe ko ugomba kuba umunyamakuru ukomeye cyane, humura uzamamara uzakomera. Fa ko ari Yesu warabivuze. Imana ishimwe. Amen. Yesu imvugo itandukanye aba data ni aba mama, itandukanye inshuti yacu. Abantu batwemera ibintu n'igihe banisubire, ariko Yesu cyo mukundira ni umugabo. Cyakora cyamunane ni kimwe nanjye nabibonye ni ukubeshya. Imana ishimwe. Ngo Simoni Petero yikubita imbere bati databuja vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Yohana ati nari mari aborobesha ifi nyinshi cyane. Nanjye nabonye Imana, navuye kure nkuko aho zumbaza ngo mutogambara. Narayibonye ibaza umuntu wari mayibobo, umuntu wari ikirara. Nkaba ndi umugabo utahi wanje mu mujyi wa Musanze. Nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana 5. Bakaba barimo kwiga nayo ntizi. Hambere hanga mushiki wanje tarasezerana, umwana wa 10 wacu yabaga iwanje. Umwana wanje imfura yigadora mitsiye. Urumva ari kwiga nayo tutize. Yazaga avuga ibintu by'ibyongeza nk'umwe nigenda uvuga na tantine. Niyo mpamvu ndajya no kwiga. Imana ishimwe. Rero ndimo kuvuga uburyo nanjye nabonye iki Imana ivana mu mayibobo ikagwenda umuntu w'umugabo ukagira umuryango kandi bakaba bakarya. Nabonye Imana impuza n'abantu b'inshuti y'abadiaspora bananshakira passport y'imyaka 10. Mbona Imana yamaye gutsindira perime y'imodoka yafi kujya kwirotira. Nabonye Imana ndayifite. Ndagira ngo dusenge.
igihe kirageze ukavuga imana wiboneye atari wumvanye iki abandi kuvuga ngo mana ya Aburahamu, mana ya Isaka, mana ya Yakobo ni byiza, ariko igihe kirageze ukavuga ngo mana yanjye nakubonye ku iseta, nakubonye impanuka ije, nakubonye muri covid, nakubonye bari gupfa ndasiga, nakubonye 94, nakubonye wiboneye. Mana mu izina rya Yesu, ijambo ryawe n'ubuzima buzima, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirahindura. Igihe kirageze nk'abanyarwanda, igihe kirageze nk'abanyamahanga bari mu bindi bihugu tukavuga imana twiboneye atariyo twagiye twumvana abandi, kuko twarakubonye ubwacu, ibihamya birahari. Ndasenze cyane kugira ngo ukomeze ubane n'abantu bawe aho bari hirya no hino, kandi ubambike imbaraga zo kugira ngo baguhamye, n'abatakuzi kugira ngo bakumenye. Niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.